umva mubwire kuba byonyine dukubitanye sha birahagije nibyo byiza noneho umva natateo mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he ariko bukajya bukongera bugajya ujya uri kuducisha hirya no hino ndashaka kumva ako gahinda uri kuhora uri kuvuga guhera aho twatangiriye hose ntago turasobanukirwa gahinda ufite ubundi nakahe umusaza brother agahinda ngiye mfite mu by'ukuri ariko Pastor Claude nawe ni umupasiteri ese Jesse numva ukuntu umupasiteri ushobora kumuvuga nabi gutyo uriya ni mubi n'abanyarwanda bamukurikira uriya afite ubumara nk'ubw'inzoka zijyana babyeyi ba mama banyarwanda ese icyo cyifuzo cya Claude dareka nkemere mbashe no kuba nibura nacyumva ese wowe aka kanya wa mubyeyi we ushobora kujya kwa muganga ukagenda ukirirwayo nta kantu ufashe ese nibura wowe wagize umurwayi hano nimba ari ahantu bagize abarwayi wagenda ukabura n'amazi yo kunywa noneho ibaze Theo ni umupapa atanye umumama bageze mu rugo nta kintu bateguye ese urumva icyo cyifuzo cya Pastor Claude tugishyigikire koko dutererana umuntu wacu irirwa kwa muganga gatatu mu cyumweru ugende kuzuba ugende amanywa nijoro kandi ubwo tubara kwa muganga ntago tuzi biri mu rugo uko biba bihagaze no mu rugwara nawe ibibazo ufite umurwayi ugusaba izo nshingano mu gihe runaka mu kigeragezo gikaze abantu bakakuvuga ngo urajya he ariko bukajya bukongera bugajya ya mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba Dr. M Official TV nizere ko aho muri mumeze neza cyane nizere ko mwanyweye icyayi mwariye bitewe n'igihe murebeye iki kiganiro ndetse n'abari mu mahanga ndakeka ubu ngubu bo bari ku manywa turabasuje nizere ko mumeze neza cyane abari muri New York abari Canada abari Australia n'ahandi mwumve ko tubasuhuje cyane so uyu munsi tubafitiye inkuru ikomeye cyane ndetse tubazaniye umuhungu bita Holy 7 gusa agiye kubibwira neza mumaze mumenye uwo ari we abasobanurire buri kimwe cyose gusa ariko tugiriwe amahirwe yo guhura na Theo bose babireba muri studio aho yakoreye imiziki ye kuva kera cyane kuva imyaka 20 irashize ndetse na producer we turi kumwe kano kanya ngira ngo muri kubona amashusho ari gucaho hejuru ngira ngo bakoranye nk'indirimbo bita bose babireba bakorana yitwa kubitutababarira n'izindi nyinshi mwagiye mumenya zakorewe muri studio y'umupapa umubyeyi mukuru witwa Master P nagira ngo nkubaze Holy 7 ese umeze ute njanga nje kukureba nsanga uri muri studio uri kumwe na Theo bose babireba ese ubundi mwamenyanye ryari kubitutababarira ewana nkuko bivuze neza amazina ni Holy 7 ariko abenshi banze nka rushimisha M7 niyo mazina nyakuri y'ababyeyi Theo bose babireba twamenyanye mu mwaka wa 2009 ariko nabwo kumumenya nyine mu kinyarwanda baravuga ngo isuku igira isoko nabwo kumumenya nyine nkuko wari ubivuze namumenye kubera papa producer Master P original bisangwa umuririmbyi mwiza umucuranzi mwiza umupapa wazamuye benshi tubona nk'ibyamamare mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda muri music ya gospel ndetse na secular music so nanjye nagiriwe amahirwe rero yo kuba ari ngewe igihe Master P yakoze studio atangira gufasha industry y'u Rwanda kugira ngo izamure cyane cyane mu gisata cya gospel
cyo kuba ari jye muhungu we n'ubu abantu babizi baba bavuga ati ni umuhungu wa Master P. So ni ukuvuga ngo ibintu byose byabaga abo yafashaga nabaga binyura mu maboko kenshi, nibwo rero nabashe kuba namenya Theo bose babireba. Ariko Master P we bamenyanye kera, ku bantu bazi share bazi amakorali menshi atandukanye yagiye akora indirimbo nziza muri ADPR za Yakin, izina Master P cyangwa amakorali mu Rwanda yagiye abasha guhura n'abatoza haba igihe umuziki mu Rwanda wazamukaga. Dufate za Dream Record, dufata ba Papa Emile muri Zamlet, abantu bazi ba JP bagomba kumva umuntu bita Master P. So nanjye na blessinzwe nawe, ninjye muntu wabaga ndi hafi ye nk'umwana we, abantu bose yafashaga nabaga mbireba, nubwo buryo nahuye na Theo bose babireba. Ariko ubu ngubu ntago nishimye kuko mfite agahinda kenshi k'ibibazo. cyaba kitagushimishije hagati aho ngaho? Ni byinshi. Hari ukudashimishwa. Okay, ofete sinzi niba nasubira inyuma, ariko reka nkubwire bitanshimishije. Ni ibintu bigera muri bitatu. Icya mbere ni agaciro umuhanzi w'isi, kuko Theo yarenze u Rwanda, yarenze u Burundi, yarenze Uganda, yarenze Congo, yarenze Tanzania, kubera ko muzi ko hari na projet Master P aheruka gukora muri uno mwaka ya Roza Muhanda. Abantu bazi ni bebe numwe mu ma African gospel bakora injyana ya ziri Afronized za Kinyafrika, ariko bakora ubutumwa ariko bakanabukora muri no style ya Theo yo kuba bakwegera bafata imitima y'abantu, babe abitwa abakristu, babe bitwa abapagani, bakora ivuga butumwa ariko bakarikora mu buryo rusange. So uwo ni we Theo rero ndi kubabazwa n'ibiri kumubaho, kumva umusitari, umuntu ufite ibendera ry'igihugu, n'aba bana bari gukora ibintu bitandukanye, wenda bagiye baza nyuma y'abandi bahanzi, wenda abo babigize Gentil, ba Adrien Sigaro, n'abantu bafite pano ziri hejuru za True Promises mu Rwanda, mujya muzumva za Manurera zose ni indirimbo zakozwe n'uwo mugabo anazamura abahanzi. Cyane cyane mbivuze specially ku cyitwa Abanyamurenge, ntago tugihisha umuziki w'Abanyamurenge wazamukiye kwa Master P. Ariko harimo n'undi muhanzi witwa bose babireba, nubwo yanyuzagamo akajya ahandi agakora ibindi, ariko byabaga ari Master P. Ndagira ngo tubwire ese Master P nihe ndirimbo yaba yarakoreye Theo bose babireba mbere yuko dukomeza? Je ntago navuga indirimbo, ni nyinshi. Nkako naguhereye nkuko bita kubintu utababarira, ariko ni igice gitoya ku cyakoze Theo. Wenda uri umwana sinzi nimba ubyibuka, kujya wibuka mu Rwanda hatangira kuza ama-screen amanitse mu mujyi. Yes, ndabizi. Bayitaga ngo iki? Nabankubeshye. Bayitaga bose babireba. Bose babireba. Byavuye ku ndirimbo yari yarakozwe na Master P. Ariko Njyewe icyo nibuka neza nuko umuntu witwa DJ Bisoso niwe wigeze gukina indirimbo ye hari mu matora. Oya, si amatora gusa, no ahantu hose Bisoso ari. Bisoso numwe 2003 niba ari 2010 hagati aho ngaho hari kuri stade abantu bose mbese bari mu gikorwa. Oya, ntago ari mu matora, ahubwo ndatekereza muri za 2009 2010, ariko ni henshi. Na tureke n'ibyo. Ubwo Bisoso yakinnye n'indirimbo yitwa bose babireba, ayikina muri stade ahantu hose, abantu bose barasara baravuga ati ibi bintu iyi ndirimbo kikaze bimeze bite. Kandi nkubwira na MTN yagezeho ishaka gufata brand z'umusaza, nukuvuga ngo bose babireba, impamvu nayo nkubwira ndababaye n'uburi kunjisha, nta winjijisha kuko agahinda mfite karanshengura umutima Brad. Mbere yuko dukomeza ariko ndashaka kukubaza ese ubundi muziranye gute bose babireba, mupfana iki, ese kuki ibi bintu byakubabaje cyane? Ubundi ngiye bose babireba dufite amasano menshi aduhuza. Icya mbere muriyeho nawe nkuko nakubwiye ni umuhanzi, ariko none umuhanzi wakuze ndeba, nubwo je nabaga mfasha abahanzi muri studio na mfite inshingano za management. Abo bahanzi bose nkubwiye bibyamamare bose batunyuze mu maboko, ariko ndi umwana utozwa haba mu kuririmba nabisangwa benshi baze nka Master P.
umuririmbyi, umutozo w'amakorari. Mpamya ko amakorari anyuze mu Rwanda yose yabaramuciye mu biganza. Nibwo rero yabashije kubona impano ya Theo. Ntekereza ko n'abantu bazira ndirimbo bose babireba, nta nubwo iriya ndirimbo ikoze mu buryo bwa stu. Oya, Master P Disquette icyo gihe nizo yakoraga, ariko ari n'umuririmbyi ari umuvuye ku ruhara. So nubwo buryo namenyemo Theo, nkabaza Master P, nkamubaza icyo gihe ndatekereza twakundaga guhura muri za Dream nyiri umwana nyinigana segonderi. Mwese uyu muntu uko aririmba ibintu bidasanzwe, kamwe ni umuntu ufite ubutumwa Imana yahaye. Ngize n'amahirwe kuko mu bahanzi twagiye dufasha, Master P yagiye afasha cyangwa Alpha and Omega Studio, Alpha and Omega yanyuzemo abantu bakoze amateka akomeye, kandi ni studio yakozwe mu mugambi w'Imana kugira ngo igira amabendera azamura. Mwirimwe mwibendera rero yazamuye, harimo bose babireba. Winjyana kure, ndashaka kukubwira ibintu bitatu biri kumbabaza. Ibintu biri kumbabaza nuko iyo uvuze u Rwanda, nigeze kumva story ka Gitwaza ajya muri Amerika, babasha kutamenya bamwe mu bantu bari hejuru cyane ariko bamenya Apotre. So aka kanya ushobora kuvuga bose babireba, iyo uvuze bose babireba Theo, humvikana u Rwanda. Kandi n'umwe mu bagabo bahuye n'abantu bakomeye batandukanye kubera komora imitima y'abababaye, komora abantu batandukanye. Ntangiye kukubwira agahinda, sinzi nimba wa mu mwanya kugira, kuko ndi kwanga kunjyana mu bibazo by'amateka, twajya mu mateka ya studio. Ariko aka kanya ni rimwe mu ishami iryashibutse igirwaniriye, niwe ubundi niwe nzahure, ni nzahure, ni inzahuke wenda abantu bambabariye kubera ikinyamurenge cinshi, ariko ndabizi ko no Rwanda it's my nations. Inzahuke ubundi nyakuri ni Theo bose babireba, wirwaniriye avaho hasi mu bisogororo, aragenda aba Diamond. Mbere yuko azamuka ADPR yabanje kumutera amabuye. Iby'amabuye wibinzanamo, ndashaka kubwira agahinda kuko ndi kubabara cyane. Ayo mabuye ya ADPR abo yateye amabuye ni benshi, ariko bazamuye ibendera rya ADPR. Kano kanya uvuze umuhanzi wa ADPR wumvikana ku isi no mu Rwanda, ni Theo bose babireba. Ba Alex Dusabe n'aba Gra, ndabakunda cyane, n'abavandimwe, ariko ntago bakoze ibintu byinshi bikomeye, ariko ntago baragera ku mateka ya Theo bose babireba. Brother, kugira ngo mbikubwire neza, nushaka ushyire muri comment bamanuke hasi. Na Israel Mbonyi ni umuvandimwe, ni amaraso yanjye, ariko ntago aragera ku mateka nka ya bose babireba. Nuvuga ngo bose babireba yegereye imitima. Bere ukiri aho ngaho ngira ngo Scovia ndetse na Kenisi bashimangiye ku ijambo rimwe, baravuga ati ariko se Israel Mbonyi ko ubu ngubu ari wa muntu wuzuza stade, kari wa muntu ufite amafaranga bigaragara kano kanya, kuki adafasha umukuru kuri we mu bijyanye na gospel? Okay, mbabara wigurirwa ujyaho. Ikibazo mbajije utumye ntaruka nakubwiye agahinda, ni nko gusuzugura Theo. Ariko nanone Israel Mbonyi appreciate, ndabizi ko n'umuntu ugira umutima ufasha. Theo bose babireba rero urwego ariho ntago ari urwego rwo gufashwa na Israel Mbonyi. Nimba ari n'ikiganiro ndatekereza ejo ni mu kuvugana ari Richard Nike Ngendayo, hari ikiganiro kimaze iminsi 5 giciyeho, urebe kuri channel ya Kamishi Broadcast afite n'igitaramo. Ntago Israel Mbonyi yafasha nk'undi munyarwanda, ariko Theo bose babireba. Brother, ni ibendera ry'u Rwanda, ni umuntu ukwiye gufashwa n'igihugu, ntago ari umuntu ukwiye gufashwa n'umuntu ku giti cye. Nta nubwo ari no gufashwa, kuko no mu ndirimbo nshaka kuza gukora cyangwa nzakora niyerekana ko bose babireba yabaye umugabo wigize, yavuye habi agera ahari, yavuye ku ikarita ryama kuri matora, ava ku gukandagiza Rugabire agera ku gukaraga epine. Ahubwo Theo bose babireba kano kanya akeneye gufashwa n'igihugu, byaba ngombwa n'imigabane ikabizamo. Ariko u Rwanda ubushobozi turabufite, ntago Akagera Motors gafite indege, abaganga baba specialist. Nindira ndangize brother, kuko agahinda mfite
aho ushaka kunjyana reka mvuge ibiri ku mutima wanjye. Impamvu nkubwiye ngo Israel Mbonyi ntabwo ari ku rwego rwo gufasha Theo bose babireba, ntabwo ari uko Israel Mbonyi ubwe adafite ubushobozi, kandi n'ubwo bushobozi afite bwose ntabwo bugendera kuri Theo bose babireba, ahubwo Theo bose babireba nk'umuntu ufite ibendera ry'igihugu mu komora imitima y'abanyarwanda, watanze ibyishimo ku banyarwanda, atanga umunezero ku banyarwanda. Uri kunyumva nk'umuntu umuzi, nirinze kujya wenda tuzakora n'ibindi biganiro kuri we. Sorry, uri kuducisha hirya no hino, ndashaka kumva ako gahinda uri guhora uri kuvuga guhera aho twatangiriye hose. Ntabwo turasobanukirwa agahinda ufite ubundi ni akahe. Umusaza brother, agahinda ngiye mfite mu by'ukuri Bruno, bwa mbere ngiye nabonye Theo bose babireba riramarira akamanuka, urumva niko gahinda mfite. Yakubufasha ari umugabo wari wigize usanzwe ukora, urumva none nkongera kumva Imana imbabarire genda umukristo inyagasozi buriya ADPR yankoshereje umuntu bahaye ubushumba nka Claude watumiraga Theo ngo aze kuririmba, azaririmbe kugira ngo abashe kuba yagira ikintu abakristo be bashobora kuba bakomorwa umutima, akaba ari we muntu ushobora kuba asiga ibendera ry'igihugu cyasha. Ko Theo ni ibendera ry'igihugu bro. Theo ntago tumuzi nabi, Theo tumuzi nk'umuntu wo mu imiziki. Aho kuvuga ngo buri munyarwanda twese nk'abitsamuye tuvuga ati dushyigikira icyamamare cyacu. Nge n'ubwa mbere nabonye bose babireba arira amarira akamanuka, kuko inzahuke ntago igipfa kumanura amarira. Ariko narababaye kuko buriya ku bantu baza abasitari ntago bakunda kwerekana privacy life, ariko iyo ubonye umuntu w'umugabo nka Theo wahuye n'abaperezida agahura n'abantu akageraho yakubufasha, none nkumva umuntu ugishaka ubuviews n'ubusubscribe kuri YouTube ngo niwe muntu uri gutinyuka avuga ngo Theo ngo mituweli. Ariko Pastor Claude nawe ni umupasiteri, ese Jesse numva ukuntu umupasiteri ushobora kumuvuga nabi gutyo. Uriya ni mubi, n'abanyarwanda bamukurikira uriya afite ubumara nk'ubw'inzoka zijyana. Ni uvuga ngo Pastor Claude umwisi inzoka. Umva oya si mwisi inzoka, ariko ubugoma afite n'umumara ni nka ya nzoka imwe, ni scorpion ntago ibarwa mu nzoka. Reka ngira ikintu nsangiza abanyarwanda, Pastor Claude azaze hanavuge ko atatumiye inshuro zirenze imwe yinginga bose babireba kugira ngo abe yaza kuba yakora ivugabutumwa cyangwa yaririmba ahayoboye. Ibyo byarabaye inshuro imwe itari ebyiri, ariko iyo umuntu nkuriya aje akaza guhurika abanyarwanda cyangwa gucurika isi, ndababaye cyane n'agahinda kashenguye umutima brother. Uwo Pastor Claude ushaka views kuri YouTube, mituweli turayubaha, kandi na Theo wenda ashobora kuba ataragezeho amakuru, ariko jewe mituweli turayishyigikira, ubwo bwishingizi na Theo abubamo. Ariko uwo Pastor Claude aka kanya ushobora kubuza abanyarwanda gutanga inkunga ngo ware mituweli, aremerewe n'iki brother. Ngereka ngo urugero kano kanya makuru make mfite cyangwa nahagije nuko ibitaro nibura mu Rwanda bishobora kwita ku mufasha wa Theo cyangwa ku mubyeyi w'abakunzi bose ba Theo bose babireba, ni Butare, Ikanombe, CHK. Tubare ko CHB, tubare ko bamujyanye i Butare, sibyo? Icyo kintu nawe dukitekerezeho. Bose babireba kano kanya abantu ntago bari guperforminga mu nsengero, bari gukora ibintu bitandukanye. N'abanze batumirwa turabizi mu Rwanda ni bamwe, n'ibitaramo tubona ni bimwe. Ese aka kanya
banyarwanda, bakristo, bakozi b'Imana, abafana ba Theo, banyarwanda, agahinda n'ubu nkivuga ni ukugira ngo mwime amatwi uwo mugabo Claude. Reka tugerageze dukore, wenda dutekerezeho. Mu Rwanda hari ibitaro 4, mu mujyi wa Kigali 3 n'ibindi bitaro by'i Butare. Ibyo bitaro uko ari 4 nibura nibyo byonyine bishobora kuba byashobora kuba byakwafodinga ku burwayi bwa mama w'umuhanzi w'abanyarwanda, umufasha wa Theo bose babireba. Ese uwo Claude pastor, ngiye kurwanyura ntago umubara nk'umupastor, ariko reka mwubahira inshingano. Uwo muntu urwanya ubufasha abanyarwanda, abanyamahanga, abakunzi ba Theo bose babireba bashobora kumuha, ashingira kuki? Nimba ibitaro tubare ko wenda bamujyanye i Kanombe, Theo aba ku Gisozi, wenda si ngombwa ko turangaho umusitari wacu aba, cyangwa ibindi bitaro murabizi ni CHK, ariko kano kanya tubare ko bamujyanye Kanombe Military Hospital, ni ibirometero 15, kugenda no kugaruka ni ibirometero 30. Tubare ko nibura Theo yaba yagenza n'amaguru n'umufasha akamusindagiza, cyangwa se yaba yagiye na bisi. Theo ninzahuke nta kintu atakora. Ariko se uwo muntu uri kubica mu mutwe, uwo mugabo Pastor Claude uri kubica mu mutwe, ushaka kubangamira ivugabutumwa cyangwa ubufasha Theo yahabwa, kuko Theo ntago azaduha ubutumwa atameze neza, ko n'umugore n'urugingo rwe. Aka kanya we wakora ibirometero 30 ni Kanombe, turabizi neza ko haba hari abarwayi, azagerayo se ntanywa amazi? Turabyumva Theo twabyemeye agiye n'amaguru, azagerayo se nta communication azakenera? Azagerayo se nubwo yaba ari mituweli, hari na mituweli imiti iragurwa? Ese uko ari 3 mu cyumweru, tubare ko nibura hari amafaranga ashobora gukoresha, twese ikigeranyo turi kucyumva. Nimba ari 3 mu cyumweru, umuntu ashobora kuza agakora ibirometero 30, agakora ibirometero binarenga n'ibyo, iyo mvune irakwiye ku muhanzi wacu tuzi nka bose babireba. Erega abantu bakumva no kwibuka ko Theo bose babireba yabonaga amafaranga ayakuye mu kuba yaririmbye. Icyo kintu cyo kirambabaje cyane, kuko uwo Pastor Claude uri kumurwanya, ushaka kurwanya Theo, ushaka kurwanya abantu bashaka gufasha bose babireba, n'umwe mu bantu batumiraga Theo bose babireba kugira ngo abashe kuba yakora ivugabutumwa, abashe kuba yaririmba. Bamuha iryo 10, bamuha angahe sinshaka kuyajyamo. Ese ko yamutumiraga aka kanya ari kumutumira? Ndabaza abashumba bari hano, ndabaza abakozi b'Imana bari hano, nimba nta bahanzi bari gutumirwa mu nsengero, muratekereza ko bose babireba niyo tike cyangwa n'amazi yayabona ayakuye he? N'uri kumurwanya yabaye pasiteri, ariko kugira ngo avuge n'ubutumwa, na bose babireba abagari. Ako gahinda kuki mushaka gukomeza kugatera bose babireba? Nta nubwo akwiye kumva ibyo bintu brother, nta nubwo akwiye kubyumva ngo mve ngo ari kurwanywa n'abantu yagiye afasha, uretse ko bose babireba wenge mu kuntu muzi n'umuntu ufite umutima ukomeye, ariko nawe araha intege zigeraho zigacika. Ese abana bazava ku ishuri, Theo yiriwe kwa muganga, yiriwe ahantu hose, ntago ako gahinda dushobora kukumva. Ihangane nturire, ihangane. Oya, birababaza cyane ko ni inshuti yawe cyane, ariko ihangane, mbese nicyo nakubwira, wihangane. Ikintu nabwira abanyarwanda cyangwa abanyamahanga bari no hanze, wenda sinzi nimba hari nimero ya bose babireba ihari, ariko hari nimero zishobora kuba zatangwa, ariko twima amatwi Pastor Claude, kuko abantu benshi bamuzi
bamuzi nk'umuntu uba wishakira viyuzi. Bose babireba n'umuntu ukwiye gushyigikirwa, kuko ibitaro niyo mituweli avuga byose yajyamo habe muri Kigali, hari izindi needs zikenewe. Aka kanya nta bitaramo bihari ku bahanzi ba gospel, n'abatumirwa ni bamwe, nta yindi resuruse afite n'abanyarwanda bamuzi. Resuruse afite niwe muntu uri gukurikira iki kiganiro kumva ko Theo bose babireba akeneye ubufasha, niwe muntu we, kugira ngo nibura abashe gukomeza nawe kumva ko hari ibyo yatanze, nibura tumwereke urukundo, dupfuke amatwi y'abashaka gusenya, kandi n'abari gusenya bari kubana imigisha yawe. Mu izina rya Yesu kano kanya we kanda akanyenyeri ufashe Theo bose babireba. waduha nimero ye niba waba nimero ye ngewe ntago nyizi mu mutwe, ni inshuti yanjye magara, ariko mfite nimero mu mutwe nzi ya Master P. Ni umuntu bahorana baca kuri Master P, n'uwundi n'umwe mu bajyanama be, n'umwe mu bantu bakoze ibihangano bye byamugize uwo ari we. Ariko ndashaka ko abanyarwanda cyangwa n'abarundi batwumva, abagande bumva ikinyarwanda, cyangwa abantu bose bazi izina bose babireba, he needs help, akeneye ubufasha. Uwo nguwo ashobora kubabazwa. Ese ubundi reka no kunjyana kure, kuko jyewe uko nkomeza kujya kure birazamura amarangamutima, wenda ntakwiye no kugaragaza n'imbere ya kamera. Bose babireba twamufashije akarwaza umufasha we neza. Uwo nguwo ubabazwa nuko yahawe ubufasha, ko tuzi n'ibyamamare byo mu isi bigenda biba naheza bikaba naheza. Okay, tureke n'ibyo byamamare. Pastor Kayanjura uramuzi? Apotre ntagenda mu ndege, iri private. Kano kanya se tubonye bose babireba nko muri stade Amahoro, ubungu bisigaye jya mu 46 nimba nibeke, tukabona kano kanya bose babireba, dushimira Imana n'abanyamasengesho bakomeje kudufasha, tukabona madamu hari urugeragezo rwo gukira, cyangwa tukumva bose babireba na madamu yakize, tukamubona ari ahantu heza, abayeho neza, atuye heza, arera abana be neza. Icyo kintu Pastor Claude kimubangamiye iki? Twasanze nyine muri kumwe, ahubwo ndagira ngo tubwire ko twasanze muri kumwe. Ese ubundi ibintu bikenewe ni ibihe mwaba mwaganiriye? Ibikenewe rero nta nubwo jyewe ndi ku urwego Theo ni inshuti yanjye, ariko genda umwana cyane. Ibintu bikenewe cyane bya mbere by'ibanze ni ubufasha umunyarwanda afite, cyangwa undi muntu wese ukurikira Theo bushobora kumufasha kuvuza umufasha we neza. Hari transport, hari fees zitandukanye, hari ubuzima bw'imibereho, kuko nimba umufasha warwaye hari ibyo n'umufasha we yakoraga. Ibyo byose biri kuri Theo, kandi n'ubu bikaba kuri Theo ntacyo ari gukora, kuko Theo arashoboye. Ari abanyarwanda benshi batazi ko Theo kano kanya hari ibyo agakwiye kuba ari gukora ariko atakora. Ibyo agakwiye gukora nta munyarwanda cyangwa umunyafurika cyangwa no hanze turabona amatuwa baratumira abantu mu bihugu bitandukanye, nta gitaramo Theo yahamagawemo ngo abure. Ntabyo nayago yarabivuze bahuriye mu Buganda, aravuga ati igihe cya Theo kirageze tumubona abayambuka, ko ntacyo yabuze. Ibyo nibyo abahanzi bashobora gukora amafaranga ntari kubona. None ni gute mwumva ko Theo ashobora gusavayivinga kuba yareka kuvuga? Uwo Claude ni mu mwima amatwi, kuko ibyo biraza kujya hanze. Ibyo bintu yirirwa avuga ngo Theo ngo n'umusambanyi, umuntu amenya we umuntu yacumuriye, ariko ntamenya aho yihaniye. Ibyo ntacyo bivuze, kuko Theo ku bantu bazi Theo tumuzi ni umuntu ugira umutima ufunguye. N'ibyo byagiye byemera mu banyarwanda nkuko n'undi yakosa. Ariko aka kanya ibyo si byo tureba, turareba Theo nk'ibendera ry'igihugu. Nta munyarwanda ugenda ubaza umwana umutoya utazi kubita, utababare, utazi, bose babireba. Hari ibihangano byinshi bya Theo tuzi, kugera aho yatwambukirije imipaka tuzanira umuhanzikazi wakunzwe nka Roza Muhando. Ariko ibyo
kuri we aka kanya Theo ntabwo dukwiye kumusonga. Claude icyo ari gukora ni kumupfusha umwana nawe bagashaka kugucumita icumu, ni ukumusonga. Umuntu ari gupfa nawe ukagenda ukamusonga, kuko uburwayi umudamu afite buri kuri Theo ku mutima no mu mitekerereze. Banyarwanda, banyamahanga mutwumva, nidushyigikire Theo, dupfuke amatwi ku bintu bya Pastor Claude, arishakira views. Dushyigikire umuhanzi wacu, ntabwo dukeneye kubona umuhanzi wacu agira depressions kubera ko tutamwereka urukundo yaduhaye, kuko tuzi Theo aririmba mu masoko, tuzi Theo aririmba ahantu hatandukanye, nta abantu bakeneye Theo ngo bamubure. Cyangwa se hari n'akandi kantu ushobora kuvugaho, Theo ni umukozi. Nindi suggestion kugira ngo njye numve mba naruhuka, hari nicyo nasaba nk'igihugu nkuko Scovia yabivuze Kensi, Theo yashyirwaho budget byaba na ngombwa na MTN igashyiraho n'akanyenyeri kuri twumva ngo abafana ba Rayon Sport barakanda amafaranga, dushyiraho dushyigikire Theo bose babireba. Nibyo twari turi kuvugaho, ndagira ngo utuviri muzi ntago na n'ubu ngubu ntago turumva ubucuti ufitanye na Theo, twumve n'impamvu uri gutuka Pastor Claude. Ese Pastor Claude uri kumutukira icyo ubundi ni iki yakoze kuba yaravuze ngo nta mituweli? Ngira ngo ibyo yavuze ni ukuri, sibyo? Ibyo yavuze ni ukuri. Niba yaravuze ngo mituweli mu Rwanda irahari, kubera icyo adakoresha mituweli, ibyo ni ibintu byumvikana. Ndagira ngo dusobanurire neza, ntabwo turi gusobanukirwa neza nk'abanyarwanda bifuza gufasha Theo. Reka nsobanurire abanyarwanda neza. Mu by'ukuri Theo ntabwo yabuze mituweli, oya, ariko hari ibindi byangombwa nkenerwa. Nabisobanuye, navuze ati mu bitaro biri mu Rwanda dufite ibitaro 4, hari CHB, hari CHK, hari ibitaro by'i Kanombe na Roi Faisal. Ibyo bitaro uko ari 4 yajyaho 3 mu cyumweru nibura. Ese mwababyeyi mwe baba mama, twese tugira agaciro, mwabakozi b'Imana, uwo muntu uvubuza abanyarwanda gufasha bose babireba. Ese Theo azagenda na madamu bareke kuba bagera no kwa muganga bafate n'amazi cyangwa babe babasha kugira n'ikindi? Ese tunabare ko Theo n'Imana yamuhaye n'umugisha ari ku Gisozi abayeho. Uwo Pastor Claude subundi uretse n'urwo rusengero bavuga, nta mwana wa Pastor Claude. Ari umwana wa Pastor Claude uze n'umugore wa mbere n'umuzi batandukanye, n'uwa kabiri je simuzi, ariko bose babireba. Gusa icyo nzi, Pastor Claude yarafite umugore wa mbere babanaga, babyaranye abana 5, arangije aramuta ajya gushaka undi mugore ukuze ufite abana 4 bakuru b'imyaka guhera kuri 20 kuzamura hejuru. Urumva umugore ubu ngubu yaracuze ntagakibyara. Urumva sinzi ko nta rukundo nyine, oya, nta rukundo agira, ariko urukundo nibura atagira, turifuza abanyarwanda urwo rwango agira mu mutima turutsindisha neza. Barundi kazi mukunda Theo, n'abayobozi banyu baramukundaga, Bagande, Banyankore, Bafumbira, muze dushyigikire Theo bose babireba ari mu kibazo. Uwo muntu uvuga ibyo na Theo ubwe yaramufashije, ko nta mwana we tuzi. Ariko by the way, reka tureke gukomeza dutinda ku muntu ufite urwango mu mutima, udashaka ibyiza bikorerwa umuhanzi watanze ibyishimo ku bantu benshi batandukanye be mu Rwanda no hanze yarwo. Reka nshimire mama Scovia, mama Rwagasabo, nshimire Kensi, nshimire Pastor Mignon, Imana ikomeze. Ariko ndifuza ko iki cyumweru nuko bitagakunze cyari cyumweru gitaha tuzahure nibura kwa Pastor Mignon. Ubundi byagakwiye ko kuri bose babireba urusengero rwa ADEPR rwose mu Rwanda rushyiraho igiseke. Babyeyi ba mama banyarwanda, ese icyo cyifuzo cya Claude dareka nkemere mbashe no kuba nibura nacyumva. Ese wowe aka kanya wa mubyeyi we
ushobora kujya kwa muganga ukagenda ukirirwayo nta kantu ufashe. Ese nibura wowe wagize umurwayi hano, nimba ari ahantu bagize abarwayi, wagenda ukabura n'amazi yo kunywa. Noneho ibaze Theo ni umupapa atanye umumama bageze mu rugo nta kintu bateguye. Ese urumva icyo cyifuzo cya Pastor Claude tugishyigikire koko dutererana umuntu wacu? Irirwa kwa muganga 3 mu cyumweru, ugende kuzuba, ugende amanywa nijoro, kandi ubwo tubara kwa muganga ntago tuzi biri mu rugo uko biba bihagaze. No mu rugwara nawe ibibazo ufite umurwayi ugusaba izo nshingano mu gihe runaka. Twagize umutima ufasha tukakura ikizira muri twe. Pastor Claude giye kuri ngiye mufata nk'ikizira. Babyeyi byishyireho ufite umurwayi, uri umupapa ugutaha mu rugo, abana bafite ibyo bagusaba, bakeneye amashuri, bakeneye gukomeza kuba. Izo mvune n'agahinda ntago mu byumva bihari. Birakwiye kubona umuhanzi wacu waduhaye ibyishimo akwiye kugenda mu nzira tubona yacanganyikiwe, duhari tubitsa amafaranga mu mabanki, tubikura amafaranga dufashe Theo bose babireba. Nitugira amahirwe umugore agakira, n'umugisha w'Imana bazabeho neza, tubone Theo ari mu byishimo n'umudamu we. Ntidushake kuzashaka gufasha Theo bose babireba bitagishobotse, cyangwa se nibura reka tumufashe, nibura Imana iduhe iyo migisha yo kumufasha. Nitugira n'amahirwe n'umufasha wakire, nituzagira n'ibyago. Ese nko Claude nk'umufasha wa Theo wagize nk'ikibazo wenda agatabaruka tutaramufashije, muzajyana kangonono. Ba pasiteri bakozi b'Imana, nimudufashe dushyigikire Theo, igihugu kibidufashemo dushyigikire Theo. Ariko ndashimira ababyeyi, mama Pastor Mignone, ndashimira Kensi, ndashimira Scovia, ndashimira n'abahanzi bafite umutima wo kuba bashyigikira Theo mu bushobozi bwabo buke. Ariko tubibutse nimero no ku bindi bisobanuro ku bantu bumva ko hari ikibazo cyangwa habari icyo bashaka gufasha Theo. Hari nimero, ni umujyanama w'abantu twese twakuze tuyizi, ni nimero 0788 67 niyo umupapa witwa Master Pini wakoze bose babireba kugera kuri kubitutababarira. Ni umuntu w'inshuti ya Theo nzi guhera 2005. Nushaka kumenya amakuru yisumbuye kuri Theo ari igihe aba narushye afite n'izindi nshingano, ni muhamagara iyo nimero. Mumubaze Theo, ni mumushaka aramubaha, cyangwa se nimba ari n'ubufasha bundi bushobora no gutangwa buri no hejuru n'ubundi buvugizi. Erega narabwe na ngombwa ngo anavurirwe mu Rwanda. Ese kuki tutanamwuriza n'indege tukanamujyana n'ahantu yakorerwa ubundi buvuzi buri hejuru? Ariko ndashaka gusiba ibyiriya nkozi b'ingo ni Pastor Claude, umupastori senda abagore, umupastori wanga ubufasha n'ijambo ry'Imana ridutegeka gufasha. Sinzi ubutumwa avuga. Banyarwanda, abahanzi, tuve no muri gospel tujye muri sekira. Naye nategereje ikintu Majid Black ari buvuga, ariko nawe ndabiza abasaza bari gutegura ibintu bikomeye. Birababaje kubona ari abantu bari kwikorera imitwaro, badasenga, batazi n'Imana, bavuga ati bose babireba. Tugerageze twishyireho umutwaro wa bose babireba, kandi tumushyigikire twivuye inyuma. Yego, nyakubahwa Museveni, Holy Seven, ibyo uvuga nibyo, ariko hari ikintu tutari gusobanukirwa neza. Ese ubundi hakenewe amafaranga angana ate kugira ngo abashe kuba umugore we yamuvuza? Amafaranga akenewe ngewe ntago navuga ngo umubare ngo nanga akenewe, kuko umuntu aracyarwaye kandi n'ibibazo ahura nabyo bya buri munsi ashobora gukemuza amafaranga bivuka buri munsi. Niyo haboneka na miliyari, niyo haboneka na miliyoni, niyo haboneka n'ibihumbi 5, niyo haboneka n'ibihumbi 100, ngera akantu nakomoje ndavuga tubundi mbona hagakwiye gushyirwa na systeme y'akanyenyeri, ukabyuka nimba turi miliyoni 13 mu Nyarwanda, niyo yakandi igiceri cy'ijana cyangwa kandi note y'igihumbi, abari hanze bakatwohereza izo word limit, bakazohereza umusaza agafashwa. Dukeneye gufasha Theo
binarenze n'ubushobozi bw'amafaranga no kumwereka urukundo akamenya ko hari abantu yasavinze. Ntabwo tugomba kumva ngo Theo ngo akeneye n'amafaranga gusa. Amafaranga arayakeneye 99%, ariko nta nubwo akeneye kumva amagambo amukomeretsa. Ntabwo ibyo Theo bose babireba bikeneye kumva amagambo amukomeretsa, kuko yomoye imitima y'abantu benshi. Tumuhe ubufasha bw'amafaranga, tumubone madamu ameze neza, abana nese akano kanya dukeneye kumva abana ba Theo birukanywe mu mashuri, dukeneye kumva abana ba Theo bataha mu rugo bagasonza. Mubyeyi nawe bitekerezeho, uri umubyeyi wo mu mama we wicaye, uri umumama urwaye, ukaba urwaje n'umugabo wawe, akazi Theo akora si umuyedi, si umufundi, si umuganga, si umusirikare, n'umuhanzi. Abahanzi ba gospel nta bitaramo bafite kano kanya brother. Wowe twumva tanga ubufasha bwawe kandi Theo umufasha uko ushyigikiye, uko ushyigikiye, uko wagenda ugashyigikira. Nimba ko kuri umukozi w'Imana cyangwa uri umuntu ufite urukundo n'impuhwe za kibyeyi cyangwa ufite ubumuntu, shyigikira Theo bose babireba. Uformate ibyo bintu bya Pastor Claude, kuko no mu bantu b'iyisi ntago abantu bose bifuza ibyiza. Hari abantu bifuza kubona Theo yandagaye ku muhanda, bifuza kubona Theo umugore we yapfuye, bifuza kubona Theo adafite ata, bifuza kubona Theo. Ariko Theo yagaragaje amarangamutima ye, yarayatweretse nk'abakunzi be. We nimba uri umukunzi wa Theo bose babireba, gira icyo ukora, witegereza cyangwa ngo wumve ibindi bintu ku ruhande. Ibyo uvuga nibyo. Tugana ku musozo, nashaka kubaza se ko mufitiye impuhwe nyinshi, ni ubucuti gusa cyangwa kuri ayo mafaranga nawe hari icyo uzabonaho? Njyewe Theo nta nubwo ari n'ubushuti gusa, kuko nawe ubwo umubajije, njyewe ni inshuti y'abahanzi. Nk'uko nabikubwiye, nakubwiye ngo studio wansanzemo ni studio ibyamamare byose byicaye, nabigusobanuriye mu ntangiriro y'ikiganiro. Bizi ngo Museveni ninde, ibyamamare byose byaciye mu biganza bya Master P, byaciye muri Alpha and Omega. Nagiye mbikubwira si ngombwa ngo nkomeze ndondore, byose byanyuzeho, kuko ninjye mwana wabaga uri kuri studio, ninjye muntu wabaga nsigarana inshingano Master P adahari. Ni ukuvuga ngo icyitwa abahanzi benshi bagiye banca mu biganza. Rero muri abo na Theo arimo. Ni nk'uko kano kanya nakumva Adrien Misigaro yagize ikibazo, ariko nawe yagakwiye kugira icyo akora kuri Theo bose babirasenze n'Imana nabikoza n'ibyo tutamenya. Ni nk'uko nakumva bigize Gentil yagize ikibazo, cyangwa umva nka worship team tuzi mu Rwanda nka True Promises ngo yagize ikibazo. Urumva ni urwo rwego Theo birimo. Ariko noneho Theo ngemba close nawe cyane, kuko n'umuntu waje ari unique, afite umwihariko we muri gospel. Ni umuntu waje yegera abantu badashobora kugeraho. Rero nk'umwe mu bahanzi banyuze mu maso muri studio nk'ano wansanze, ntago nareka kumutabariza, kuko nzi urwego rwe, nzi n'ubuhamya Theo n'amashimwe tuzabona Theo madamu we ameze neza, cyangwa Theo avuga ati ndi umudamu ari kwivuza neza. Theo ndamuzi, ibintu niba bimeze neza azaza hano aseka yishimye, bazaza bishimye, tuzumva ibihangano Master P yamukora indirimbo z'amashimwe. Ariko ntago dukwiye kumva Theo akora indirimbo yitwa ngo mwarantereranye. Banyarwanda murifuza kumva mwarantereranye? Bantu muri Burayi muri gukorera amamiliyoni, abagande baguriye indege Kayanja, kuki tutafasha Theo nibura kishima agahinda abana be bakareka? Reba abana ba Theo bari kubona papa wasabiriza, baramubonye mu mastade yuzuza amastade ataramira abantu. Abana be bakwiye kubona babona baburaye se cyangwa bagiye ku ishuri ni batari mu buzima babagamo. Ubwo bwo ntabwo bakibamo. Aho umustar ajya kugera avugira ababaye bro. Nanjye niyo mpamvu navuze, abantu benshi ntago baherukaga kumbona mvuga ibintu nk'ibi. Nzanavuga hari n'ibihangano bigiye gusohoka, hari ibintu bizakorwa byinshi. Dushyigikire bose babireba bituvuye ku mutima. Naho uwo urwango hari n'uwitwa Bosco Empire
hari n'uwitwa Bosco Empire nawe ndakeka ari mu bantu bamuvuzeho nabi, ndetse tunibuke neza ko abantu bose bagiye barwara bakagira ikibazo cyo kuba banitahira, abo bantu Pastor Claude na Bosco Empire bagiye babigiramo uruhare nk'uko babigizemo uruhare ndetse ku rupfu rwa Vava, ngira ngo urabyibuka neza. Abizi dore imbogo nabo nibo bantu bavuze ngo ntagarwaye ntagagize agera aho yitahira, ndetse no ku rupfu rwa Gogo nibo bantu bagarutse nanone bavuga ati ngo yishwe n'ura mu manager ngo nibiki, nyine n'abantu baba contre succès. Ese uwo Bosco Empire we uramuvugaho iki? Yaba Bosco Empire yaba Pastor Claude urakoze kunyibutsa. Dore imbogo yaragiye ararwara, turabyibuka twese turabizi neza ko yarwaye, abantu barabibona ko arwaye. Mu bantu bakoze campaign yo kumvisha abantu ko dore imboga ataguye gufashwa, kandi dore imboga ari umuntu wazanye indi creativity muri industry nyarwanda yo gutanga ibyishimo no kuruhura abantu imitima, ni Pastor Claude na Bosco. Abo bantu banyarwanda mu bashyireho akadomo, nabanzi b'ibyiza, nabanzi badashaka ko umusanzu wanyu muha abugenewe. Ariko nyewe abo ngabo ntacyo nabavuga kuko nasanze imitima yabo yuzuye urwango, yuzuye ishyari. Hari abantu babona bose babireba kure yanyura, ariko uzi ko bose babireba nimba ari umuntu w'umunyakuri ugira umutima ufunguye, ari bose babireba. Nabo bamukorera ibyo bibi ababasabira ku Mana, yaranabafashije. N'urwo rusengero rwe afite nzi ko kano kanya ahamagaye bose babireba ngo waruzemo. Nta rusengero Pastor Claude ngo afite, nta rusengero Pastor Claude afite, ahubwo ni wa muntu no gusenga nta gisenga, ahubwo ni wa muntu wahanzweho n'abadayimoni, niko nabyita ngewe. Yahanzweho n'abadayimoni. Banyarwanda twirukanye abadayimoni, nawe turamusengeye mu izina rya Yesu. Uwo muntu ubundi urwo rusengero rwe rubaho kwitwa titre pastor, ubwo ni nkuko ari abandi nibura n'iryo zina yakaresheje agaciro, ariko we indangagaciro azerekana. Nimba ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba gutanga amaboko ku bayakeneye, wowe ukaza ubwira ngo abantu bakunje amaboko, ni urwango, ni ishyari. Kandi noneho ikibabaje buriya ushobora no kurwanya umuntu uri ku rwego rwe, bose babireba ni brand nini cyane. Kano kanya n'Imana ari amagroupe menshi tuze nka za Joy Celebration. Uwo Claude yaseba, Claude se ni bande bamuzi? Abamuzi nabamuzi ku bibini ashakishirizamo, ariko tuzi Theo bose babireba nk'umuntu watanze message u Rwanda rwubakira, abanyarwanda bubakira, isi yubakiraho bro. Kuko indirimbo ze uzikize muri lyrics zigasomwa na bose zomora bikomere bya benshi. Nta Theo ashobora gusebya su urwego rwe. Theo ngira ngo ibyo uvuze umuvuzo w'ibintu byinshi cyane kandi ni byiza cyane. So turi kugana ku musozo, nagira ngo uturimbira akaririmbo kamwe ka Theo bose babireba, kamwe konyine, kugira ngo abanyarwanda nyine ubasusurutse, ndetse n'abari butange ni nk'akaririmbo k'ishimwe. Twishimiye kubona Theo bose babireba umugore we akira, kugira ngo akomeze dukorere ibihangano byomora ibikomere by'abantu benshi by'abanyarwanda aho bari ku isi hose. Kuko Theo ngewe hari nk'indirimbo nzi nk'iriya ngo kubitutababarira yewe Mana ngwino urwane inkundura kubitutababarira. Urumva nk'iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane pe, kubitutababarira. So turimbira akaririmbo gatoya ke mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngurajya he, ariko bukajya bukongera bugajya. Bose babireba babire shambabarira turirimbire neza. Iyo ndirimbo ni nziza cyane, yitangira turirimbire neza. Tujyeho twongere twibuke Theo bose babireba, ikigerageza arimo
kizarangira mu izina uretse gatoya ngo ikigeragezo sikara ndekumwana w'umuntu uwo mugaba ngo gusa umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame. Ntabwo ibyago bizamwoka Mateo tuzamubona mu ndege, tuzamubona yishimye. Pastor Claude uzatsindwa mu izina rya Yesu na Bosco. Abo badayimoni n'abazima barimo bazabava mu izina rya Yesu. Theo ariho ikimenyetso cy'Imana bro. Nawe yicaye kuri ya farashi y'umweru. Ku ifarashi y'umweru. Uriya we rero arababazwa n'ifarashi y'umweru. Ifarashi y'umweru ntabwo ushobora kuyitangira, irapenetrating. Ntabwo nshobora gupfa kuba naririmba ibihangano by'umusaza kuko na kino kiganiro twagikora gito, ariko hari byinshi ntabwo tuzatuza. Gusa Theo bose babireba ahise ajya kureba madamu we kuko ntabwo yari ameze neza. Gusa ariko muri kubona kabilos twakoze mbere y'uko agenda. Gusa tubwiye ko part 2 y'iki kiganiro tuzagikora muri kumureba. Nuvuga ngo part 2 yacyo muyitegure muri iki cyumweru, ubwo azaba afite uburyo bwo kuba yavuga kuko hari abamaze kumuha nk'aba Pastor Mignone n'abandi bagiye bagerageza kuba hari ikintu bamuha. Hari n'abandi benshi b'aba diaspora bagiye bamuhereza, tugira ngo tubashimire ibyo mwakoze n'iby'agaciro, kandi izo ni indangagaciro z'umunyarwanda gufasha. Ariko wazamfashije, ariko ndabisaba mu Mascovia, ndashaka kuvugisha umuntu bita Lakenzeyimana, nshaka kubona muri RBN. Twifuza kubona Theo bose babireba kuri televiziyo y'igihugu ari kumwe n'umupapa bita Master P. Nibura babivugire kuri platform nini, ari babiri basobanurire abantu ibintu nyakuri. Na Mama Scovia, Salute Kensi, TV1, Mama Rwagasabo. Umupapa ni mu mudutumire live kandi abari kumwe n'umujyanama we. Kuko nibura uwo mujyanama we ni ushobora no kumukaruma ko Theo kubwe yumvaga yari bwikingirane no mu nzu. Akaza agapfana n'agahinda, ariko umujyanama we yaramubwiye ati garagaza ikibazo. Banyarwanda twikwirengagiza agahinda Theo afite. Twimukomeretsa kuko yarasanzwe afite n'ibikomere bye byabaye kera mbere yuko aba n'umuhanzi. Rero ntago akwiye kubigarukamo mu busaza bwe. Dutuma asaza neza, n'umugore wamenya ko nibura umugabo we hari icyo yakoreye sosiyete. Murakoze, tuzakomeza ubutaha, ntituzahwema kuvuga, ntituzahwema kuba twashyigikira abakeneye gushyigikirwa, kandi nta nubwo tugiye kuvuga ngo Theo ngo yashyigikiye abangana iki. Nuba arashyigikira ariko ubufasha bwawe burakenewe. Hamagara 0788 67 81 08. Iyo ni nimero ushobora kubonaho ibisobanuro byimbitse ku kibazo cyose kuri bose babireba. Ni umujyanama we, ni Master P, barahorana n'umuntu wacu n'abandi bahanzi nibura batibuka Theo bose babireba. Mwituma nibura na Master P babara abone ko nibura dufashe Theo, dufashe umudamu we, dufashe abana be, ariko n'abantu bagerageje gukomeza guhagarara ku mpano ye no muri bino bibazo. Ndabizwe ibihangano bya Theo birasohoka. Uwo mugabo nifuza ko bazaba bicaranye, nibura abo bantu bashidikanye ibyo bashobora kuzaganiriza abantu ibitandukanye. Na ibyo byo kuvuga ngo Pastor Claude se ni iki? Theo nidushaye tumubona afite miliyoni 200 n'umudamu yakize, ni ikibazo se? Byakabaye ishimwe tukabona umuhanzi wacu madamu yakize, abana tubona amashimwe, tumeze neza, banatuye neza, tukakomeza tukishima. Anaho ibyo kuvuga ngo tugiye kuba against of help, nta n'umugisha twaturi gukora imbere y'Imana. Korera umugisha, fasha bose babireba, Theo bose babireba. Yatanze icyo yari afite n'ubu aracyabitanga. Ntago dukeneye kumva mu matwi ya Theo habamo kwicuza ku kazi yakoze n'akagikora n'ivuga butumwa yakoze. Wowe muntu wumvishe igihangano cya Theo kikagukoraho, kanda akanyenyeri, kanda kuzakanda kazamugeraho. Tubasabiye umugisha ku Mana. Murakoze cyane. Nukuri twishimiye kuba twari turi kumwe n'abanyarwanda mwese twabanye mu iki kiganiro.
imana yo mu ijuru ibamera umugisha, n'abagiye gukanda akanyenyeri kugira ngo umugore wa Theo bose babireba, bose imana ibaho umugisha ku cyemezo bafashe. Nta kindi twavuga usibye kuvuga ngo part 2 y'iki kiganiro tuzaba turi kumwe na Theo bose babireba, ni umusibe ejo nibwo tuzaba turi kumwe na Theo bose babireba, azabaho ukuri kwa buri kimwe cyose nuko bimeze. Nta kindi twavuga usibye kuvuga ngo murakoze cyane, hasta la vista, imana ibahe umugisha.